ikuzimu uburyo nagiyeyo so ni ibintu bitangaje cyane kuko ngiye ubwanjye buriya ni naho mpamvu abantu benshi bantinya kandi ni naho haturutse ririya zina rya satani kanye ku mabya yaso igi ry'intwaro rarizi ndarizi nararifashe mpita ndimena hakatwe gatonya mpita mfata turiya tuzi nyene tuva mwiriki sibyo nawe ukubiza ibintu birimo bitamena ku nyanja nkimena ku nyanja mbona amarembo arafungutse akimera gufunguka nayo nyari escalier nyene nzamuka mutu ndavuga ati ko byagenda kose nimba ari aho ngaha amakiriro ari cyangwa aha ngaha ndeka nje kureba uko bimeze nimba koko ikuzimu habaho cyane batabaho naragiye kugaruka byarangoye my brother banyisinyishije kontra kuzajya mpora n'abana b'impinja boretse gatoya tukira aho ngaho iyo abo bana b'impinja turaza kubagarukaho mbere yo kugira ngo ugere kuri iyo nyanja ese igitekerezo wagikuye cyo kuvuga ngo jewe Kayusi satani ngiye kugikuzimu niwe wabyitekerereje cyangwa se hari undi muntu wabikubwiye ngo hano hari ubukire so harabantu bari twe dufite impano twe dufite impano zo kubonekerwa no kuvugishwa turumvikana kandi bihira bake ntago bihira bose turumvikana yego ndekukumva mfite kwimagira ikintu nkavuga ati kino kintu kigomba kikubaho turumvikana iyo ni impano yanjye impano yawe ibyo si ngombwa kubimbazaho nimba narafashira ry'inkware nibanga ryanjye kuko hari n'umuntu wazabitinyuka akabikora akagenda ntagaruke sibyo cyangwa umurambo bakawusanga he mu ruzi yarohamye turumvikana yego genda gakera akariro gake na feri nkenya sibyo twubahane je ntago nkunda abantu banya ku mutwe abantu ngiye banya ku mutwe baza bambaza iby'ubuzima bwanjye ngo nagiye kuzimu ngo ina mpamvu nitwa ngo satani Kayusi nimba nitwa Kayusi ndamaze nitwa ayo mazina mu mpimba turumvikana singomba kuyitaho ariko ngiye mpamya neza ko ikuzimu habaho ikuzimu habaho tubwire nagiyeyo reka dukomeze muri iyo kontara rero baguhaye iyo kontara duyikomezemo baguha kontara kuzajya urya impinja tubwire nkazajya njya ku isi nkavayo nkajya kujya impinzi hano ku isi nkazajya nshimuta impinja z'abantu babyaye uwo munsi nkajya njya no ku bitaro ariko nkagenda mu ishusho urukumva igitarangurirwa sukizi mu ishusho y'igitarangurirwa nyene subiza ukuntu kiba kigenda gutya kijabaca gutya nyene sibyo nkagenda nyene tu niyirobeka mu bantu agahinja nkahita nkazamukana nkahita ngatambikana nkahita ngashira hehe ntago jewe nigeze mpera kuzo ku isi kuko ntago byari ngombwa ko magera kubera ko nanjye nari umuntu buri yucungishijwe kujisho turumvikana nimba koko bakubwira ngo ikuzimu habaho n'ibirozi bibaho mani ikuzimu habaho abakobwa beza bo ku rwego rwo hejuru sibyo habaho basore bibigango baterura turumvikana ariko ugasanga umuntu bamubambye ku musaraba ari inyama ziri kujojoba kandi ikuzimu ngewe nkuko ngiye mbikubwiye nk'umuntu wahageze byanyabyo turumvikana ari naho mpamvu mwamenye ku bintu byinshi bitandukanye ari naho mpamvu bari naho byanavuye turumvikana ariko niyo mpamvu ndi kukubwira ati gihe nahereye ku mpinja zikuzimu nabonaga bazana ko nayicukiye ntabwo nari ifite narakoreshwaga n'abazimu turumvikana yego narazikanjagura nkazirya nkaziruma sibyo n'amagufa ibiraso bijojoba hano turumvikana ariko nta bwenge wari ufite bwa wapi nakoreshwaga n'abazimu turumvikana ariko nasengaga Imana avuga uti Imana nasengaga Imana ati Imana wamfashije koko ukankura muri kuno kuzimu sibyo yego ukankura muri kuno kuzimu noneho nkagira amahoro nanjye ubwanjye nkatuza nkahumeka umwuka w'abazima ko mbona ibintu byakaze byanakomeye sibyo my friend yewe niboneho bateka impinja niboneho barya amagufa niboneho bakaranga umuntu ku ipanu niboneye aho bamukaranga amabya niboneye aho bamukaranga igitsina gabo aho bakikata neza bakakimanika bakakirekereza nabonye aho umuntu bamugaburira imbwa nabonye aho umuntu bamufata ari muzima bakamugujugunyira intare nabonye aho umuntu bamujugunyira ibisiga nabonye aho umuntu bamumanika bakamuhambira bagatwikira insasi bagatwika bagacana hari abantu kuzimu bitaga rukumva hari abantu kuzimu bitaga aba cowboys ni babandi nkabara abantu muri Amerika nibo bambaraga ibikofero bimeze gutya nyene babashumba nyene baragiraga inzovu so bakaragiraga n'ibikoko nyene bikomeye cyane bakaragiraga nabira n'inka z'inyambura zizi bakaragiraga nabiriya indogo burayizi irizirukanka sibyo nibo bantu nabonye nkagira ubwoba nibo bashumba baho ngaho aho bafataga umuntu bakamuruma kwizusi bakamurya turumvikana bro je mfite ubuhamya bwinshi. Okay, reka tubigendane muri ruga. Reka twongeye tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza. Mwebwe mwakoze subscribe aho muherereye hose. Tukomeje kubashimira urukundo muri kutugaragariza muri iyi minsi.
uyu munsi show nabazaniye icyamamare Kayusi yaramamaye nta hantu utageze mwana siko wamamaye ahantu hose wana Ikuzimu nagezeyo. Aha ako kantu rero ukomoje ukikuzimu ubundi ni nako k'ingenzi naguhamagariye. Uri seriye? Ngende seriye kabisa. Uziko wibeshe nimero? Oya mbere yuko tuvugana cekinganiza udasanga wibeshe baretse gatoya. Biravugwa ko uri umwe mu bantu uretse nibyira abantu ndabasuhuza cyane amano Imana akomeza bane namwe. Ni wa wundi mwita umusitani kandi nge sitani natwa Kayusi kandi nkuko mubizi neza ndumwe mu bantu bamura ku mutima nubwo mama wa Pampe iyi no TV nanjye ngidukwikura fresh nkabona abakunzi n'abanzi ariko mwese ndi kugenda mbareba kagenda gake nkabana namwe kuko bajya bavuga kudahani imbwa byorora imisega kandi rwumva ibitari ibyahura bikagenda. Kayo buretse gatoya hano kuri ino channel ya mama wa Pampe TV show nta mbwa zihari nta n'imisega ihari abantu bakora kudahani imbwa byorora imisega impamvu uri kukubwira ngo kudahani imbwa byorora imisega nuko hari abantu babangamira abandi abahese kuri channel yacu nta bantu bahaba babangamira abandi. Okay none se ubikujya kuki kuri kuvuga ngo mu bintu byatumye nguhamagara ngo nibyo birimwo ibintu byatumye nguhamagara ni ibingibi rero biravugwa ko twubane nturengere ntunyinjire mu buzima twubahane nturengere. Ntago ndi burengere ariko we genda gake ubundi waruzi wondiwe genda gake oya uruzondi yego niyo mpamvu niba uzondiwe rero genda gake akariro gake na feri nkenya. Okay reka unyihanganire kuvuga ibingibi biravugwa ngo Kayusi Satani ari umwe mu bantu bajya ikuzimu. Urumva turagira ngo dusobanure neza icyo kintu ugiye kuzimu koko cyangwa ninde wabikubwiye ko ngi kuzimu? Amakuru arahari ariko nagira ngo uba ari wowe nyine ushyiraho akadomo uvuga ngo jewe Kayusi Satani ngi kuzimu cyangwa ntago ngeyo. None se ninkumbira ko njya biragena bite? Dusobanure nyine n'abantu babimenye. So reka nkubwire rero wa munyamakuru we sibyo? Yego twahuye tutaziranye unantumira nanjye ndakumvira ariko nagira ngo nkwishurire ndumva nkubwize n'ukuri kugira ngo urumva n'ubutaranzi amenye Kayusi ni muntu ki sibyo twirengagize wenda ibintu besha abantu banziho ndumwe mu bantu bashobora kumekinga shuba ino generation bitewe n'igihari bitewe n'icyabonetse bitewe n'ibyahise. Yego aka kanya ndagira ngo ngewe ncyamazi mu byiza abantu kuri ikuzimu uburyo nagiyeyo so ni ibintu bitangaje cyane kuko ngewe ubwanjye buriya ni naho mpamvu abantu benshi bantinya kandi ni naho haturutse ririya zina rya Satani kandi ku mabya yaso. Yaseka ariko byose nabyo biriho so iriya ndimbo naririmbye ndi gutokinga na Satani hari ibintu tutigeze kumvikanaho yamaye kontra yo kuza kumara bisi ariko sinabamara ndabyanga. Ndabyanga kontra rero yaguhaye yari kubiyemo abo kumara abisi babandi baba Kristo harimo ndaza kubakubwira wari kubamara ubucishije muki so mu nzira zo kubayobya mu nzira zo kubayobya mu bikorwa bibi binyuze mu busambanyi binyuze mu bugambana binyuze mu kurogana biruze mbese mu bintu nyene nk'ibyo byisebanya nyene mu bintu nyene byo guharabika no gusebyanya sibyo ariko ngewe impamvu ngewe nkubwira uti nubwo wabyumvise amakuru baguhaye niyo ntago bakubeshe nibyo wagiye kuzimu nagiyeyo unanajyayo n'ubu ngubu oya ubu sindi kujyayo habuze iki kugira ngo mfitanye beef na Satani byagenze gute rero kugira ngo mujyane beef byagenze bite? So nimba uzi kujya Gatanganyika yego turumvikana nta muntu utahazi kandi ikiye Gatanganyika kibamo inyanja ikomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Noneho ngewe nimba icyo gihe naragiye turumvikana nimba ngewe naragiye ku nyanja turumvikana cyera neza humura nta kibazo nimba naragiye ku nyanja sibyo nimba naragiye ku nyanja sibyo nimba naragiye ku nyanja ariko se kuri kunkura mu kiganiro kandi buretse byo kuba turi kumubiretse sinshaka ko abakurambere bakujyana sinine ko nabazimu bakujyana bakujyana mu bibazo bibi mu bujura mu busambanyi no mu butinganyi bakakujyana mu biyobyabwenge turumvikana bakanakujyana no mu bugizi bwa nabi mu gihe utabishaka. Reka tuve muri ibyo ngibyo dusobanurire yewe kugenda nabanje njya ku nyanja ndavuga ati kalabashi waselegeni kalabashi waselegeni nari mfite igi ry'inkwaro rarizi ndarizi nari ifashe mpita ndimena hagatwe gatonya mpita mfata turiya tuzi nyene tuva mu irigi sibyo nawe ukubiza ibintu birimo bitamena ku nyanja nkimena ku nyanja mbona amarembo arafungutse akimera gufungukana nyine ari escalier nyene nzamuka mutu ndavuga ati ko byagenda kose nimba ari aho ngaha amakiriro ari cyangwa aha ngaha ndeka nje kureba ko bimeze nimba kuko ikuzimu habaho cyane batabaho naragiye kugaruka byarangoye my brother
banyisinyishije kontra kuzajya mpora n'abana b'impinja buretse gatoya tukiraho ngaho iyo abo bana b'impinja turaza kubagarukaho mbere yo kugira ngo ugere kuri iyo nyanja ese igitekerezo wagikuye cyo kuvuga ngo jewe Kayusi Satani ngiye kugikuzimu niwe wabyitekerereje cyangwa se hari undi muntu wabikubwiye ngo hano hari ubukire? So hari abantu bari twe dufite impano twe dufite impano zo kubonekirwa no kuvugishwa turumvikana kandi bihira bake ntago bihira bose turumvikana. Yego ndekukumva mfite kwimagira ikintu nkavuga ati kino kintu kigomba kikubaho turumvikana. Iyo ni impano yanjye si impano yawe byo si ngombwa kubimbazaho nimba narafashe ry'inkware nibanga ryanjye kuko hari n'umuntu wazabitinyuka akabikora akagenda ntagaruke sibyo cyangwa umurambo bakawusanga he mu ruzi yarohamye turumvikana. Genda gakera akariro gake na feri nkenya sibyo twubahane. Je ntago nkunda abantu banya ku mutwe abantu ngiye banya ku mutwe baza bambaza by'ubuzima bwanjye ngo nagiye Ikuzimu ngo ina mpamvu nitwa ngo Satani Kayusi nimba nitwa Kayusi ndamaze nitwa ayo mazina mu mpimba turumvikana singomba kuyitaho ariko ngiye mpamya neza ko Ikuzimu habaho. Ikuzimu habaho tubwire nagiyeyo. Reka dukomeze muri iyo kontra rero baguhaye iyo kontra duyikomezemo baguha kontra kuzajya urya impinja tubwire nkazajya njya ku isi nkavayo nkajya kujya impinzi hano ku isi nkazajya nshimuta impinja z'abantu babyaye uwo munsi nkajya njya no ku bitaro ariko nkagenda mu ishusho urukumva igitarangurirwa sukizi mu ishusho y'igitarangurirwa nyene subiza ukuntu kiba kigenda gutya kijabaja gutya nyene sibyo kagera nyene tu niyirobeka mu bantu agahinja nkahita nkazamukana nkahita ngatambikana nkahita ngashira hehe muri ko byori. Niyo mpamvu ndi kukubwira uti niyo mpamvu ndi kukubwira ati Ikuzimu habaho agovuga ngo niki cyatumye uvayo kuko nanjye nabwanye nahoraga nsenga Imana burya ngewe nubwo ndi umupagani. Oya baretse gatoya waragendaga uri mu ishusho y'igitagangurirwa ukajya mu bitaro ahantu hari impinja zavutse uwo munsi. Je mfite ubuhamya bwinshi ukazitwara ndabizi ko benshi banze ku bintu byinshi. Ntago jewe natwaye izo kwe ntago jewe nigeze mpera kuzo kwisi kuko ntago byari ngombwa ko magera kubera ko nanjye nari umuntu buri yucungishijwe kujisho turumvikana. Nimba kuko bakubwira ngo Ikuzimu habaho n'ibirozi bibaho mani Ikuzimu habaho abakubwa beza bo ku rwego rwo hejuru sibyo habaho basore bibigango baterura turumvikana ariko ugasanga umuntu bamubambye ku musaraba ari inyama ziri kujojoba kandi Ikuzimu ngewe nkuko ngiye mbikubwiye nk'umuntu wahageze byanyabyo turumvikana. Ari naho mpamvu mwamenye ku bintu byinshi bitandukanye ari naho mpamvu bari naho byanavuye turumvikana ariko niyo mpamvu ndi kukubwira ati je nahereye ku mpinja z'Ikuzimu nabonaga bazana ko nayo ikiye ntabwo nari ifite narakoreshwaga n'abazimu turumvikana. Yego narazikanjagura nkazirya nkaziruma sibyo n'amagufa ibiraso bijojo ba hano turumvikana ariko nta bwenge wari ufite bwa wapi nakoreshwaga n'abazimu turumvikana ariko nasengaga Imana avuga uti Imana nasengaga Imana ati Imana wamfashije koko ukankura muri kuno kuzimu sibyo. Yego ukankura muri kuno kuzimu noneho nkagira amahoro nanjye ubwanjye nkatuza nkahumeka umwuka w'abazima ko mbona ibintu byakaze byanakomeye sibyo my friend. Yewe niboneho bateka impinja niboneho barya amagufa niboneho bakaranga umuntu ku ipanu niboneye aho bamukaranga amabya niboneye aho bamukaranga igitsina gabo aho bakikata neza bakakimanika bakakirekereza nabonye aho umuntu bamugaburira imbwa nabonye aho umuntu bamufata ari muzima bakamugujugunyira intare nabonye aho umuntu bamujugunyira ibisiga nabonye aho umuntu bamumanika bakamuhambira bagatwikira insasi bagatwika bagacana. Hari abandi Ikuzimu bitaga urukumva hari abandi Ikuzimu bitaga aba cowboys ni babandi nkabara abantu muri Amerika nibo bambaraga ibikofero bimeze gutya nyene babashumba nyene baragiraga inzovu so bakaragiraga n'ibikoko nyene bikomeye cyane bakaragiraga nabira n'inka z'inyambura zizi bakaragiraga nabiriya indogo burayiza irizi ukanga sibyo. Nibo bantu nabonye nkagira ubwoba nibo bashumba baho ngaho aho bafataga umuntu bakamuruma kwizusi bakamurya turumvikana bro je mfite ubuhamya bwinshi. Okay reka tubigendane muri rero gakeye hari umuntu bita Mpano y'Imana njya mubona kuri YouTube Mpano y'Imana ndakeka nawe ujye mubona yego bivuga ko ngatanga impano ariko izo mpano gese ndazibona bivugwa ko yanapfuye uriya muntu atari muzima ari Satani ariko ngakaba agenda no ku mazi Yesu Kristo tuzi ko ari we muntu wagiye hejuru y'amazi ngasigaye akora ibitangaza noneho
akagenda no hejuru y'amazi. Ese wowe bira bintu bibona gute nk'umuntu wageze kuzimu ukabona isira hari n'ukuzimu kurahari? Wowe bira bintu bibona ute iyo mvise ngo umuntu afashe inote mwayibyajemo inote zirenga 1000 ubifata ute? So giye kubwanjye urukumva buri wese afite ubushobozi bwe, turumvikana. Buri wese afite ubushobozi bwe kandi buri wese afite uko agenda mu buzima bwe, turumvikana. Ubushobozi bwanjye butandukanye n'ubwe. Icyo nabivugaho nimba ko afite izo mbaraga azaze azinkureho, azaze azinkoresheho ndebe izo mbaraga afite uko zimeze, turumvikana. Kandi kindi nankoraho teste bikagaragara mu maso ya rubanda, nanjye nzemera kuko ari umuntu ufite imbaraga wagiye n'ikuzimu ari n'umudayimoni. Ariko nanjye nimunkoraho teste nkamwemeza, urikumva, nkamuhekesha inyonje mu mugongo cyangwa mu bitigo, nibwo azavuga niko kwa muntu ni satani kabisi, reka mwubahe, reka namutinya. Reka ibyo tubyihorere. Nta mpamvu yo kugira ngo njye mu buzima bw'uriya mukoboyi, kuko simuzi nawe nta hanzi, kandi uko ari kose nibyo yahisemo muri izo nzira ziturumvikana. Muri no minsi rero numva hari abantu babaza indirimbo yawe hano hafi ahangaha. Ndabizi ko naririmbye indirimbo yitwa Satani kanye ku mabyayo so. Ariko iriya ndirimbo ariko ibintu bivuge gake abantu batajyaho ni uri kubwira mani. Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabyayo so. Satani we wamusenzi reka nkubunuze Satani we ungenda wo hari byishinageraho vaho utazibesha ukiyongoza nyaguhamba nukanize gucumura ndifatanye kuvuganiza ubushuhe bro. Iyo ndirimbo nayo kuyikuzimu, kandi iyo ndirimbo oya buretse twumvikane tugendane neza. Iyo ndirimbo nayirimbye nyuma yo kuva ikuzimu ndi kubunuriza Satani kanyina. Mwapfuye iki rero? Mwapfuye iki? Iyo ndirimbo nayifungiwe ni ya kontra nanze yo kuzajya shimuta abantu bisi nkabajyana ikuzimu. Mpitamo kuvayo nta n'ubukire mfite, abantu bari banze nk'umuntu ukize byahese. Burya naje gusanga ibintu warya mutama amarira cyangwa ibintu warya utama witeranya n'Imana, turumvikana. Burya biba birimo n'umuvumo, ni nayo mpamvu rero hari ibintu ugomba kujyamo, hari n'ibintu utagomba kujyamo, turumvikana. Ibyo byumvikanye. Ibyo nawe ubimenye. Buri muntu wese agira umurongo agarukira. Ubuse tukubwira ngo tuguha miliyoni 2 z'idolari cyangwa tuguha 2,000 by'idolari, urikumva, ngo ujye ufata ngo amabyi y'inka uyarye, wabikora? Cyangwa amabyi y'abantu yarye? Muraba ntatekereza. Ntago waba. Ariko uko moje cyangwa ufate imbebu yirya ugira umange. Uretse gato utancika. Uko moje ku kantu k'amadolari. Dore je bunene nicariye ahantu. Ego. Numva umuntu arampamagaye ngo wa muhungu wawe Kayusi gusa ibintu yakoze noneho ese yakoze ibiki? Arambwira ati nzovune yakamwana, hari umuntu waboherereje 1,500 cy'idolari ariko akigucishaho, urangije yakubwiye ko we uri buyahe nzovune yakamwana. Yego. Waye amafaranga ntago wayabahaye. Byagenze bite kugira ngo ayo mafaranga ntuyashyikiriza hano yagombaga kugera? Urabizi neza ko amafaranga bayamahise kandi ariko bimeze. Uwo muntu ntago yambeshe umbwira tumuhamagare. None se nigeze mbikwemerera ngewe? Oya umbwira tumuhamagare. Bari abantu bafite ukuntu bakora. Nzovu afite imyitwarire mibi. Nzovu babanje mu miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ntiyagira ikintu yimarira ahita agera mu ndaya. So reka nkubwire wa umunyamakuru we, sibyo tuye twumvikana. Hari ubuzima na bumwe ngiye ntabakeneye kwinjiramo. Ese nka Nyakabwana kuriya, ariko Nyakabwana nyene kuriya yakinye ko yawo bagiye. Nyakabwana kuriya Nyakabwana niba ari Nyakabwana. Wowe nimba ufashe umuntu yarakennye bakakohereza amafaranga yiwe ugahita ukubiraho. Nta amafaranga Nyakabwana nariye, nta n'amafaranga ya Nzovu nariye, sibyo? Nabiriya by'inyagahe n'ujyumva ngo yakinye yakubiswe ngo twari amafaranga ye, sibyo? Bayamuhaye ahubwo agahita yajyana mu ndaya, twebwe ntawe tuba twariye. Ahubwo bari abakoboye babaha amafaranga bagahita bajyana mu ndaya, sibyo? Nose ari nkawe umuntu ukoreje amafaranga akakunyuza ku nshuti yawe ntuyamwake, ubizi neza abana bikubwiye ikosa riba ari kurindi, ikosa se kuri wewe kandi yare yakwatse. So ashobora kuba yora se ariko barakwatse urayabima, urababwira ati ibyo bintu nta nuko mbizi. Ako se balance zimaziki MTN yimaziki ko none se MTN urumva nzovune yakabari kuko aka telefone yawe bakajya muri MTN. Yewe wenda ikingenzi giye twavuganaho ni kimwe nuko wambaza nyine ku buzima bwanjye, ariko kwinjira mu buzima bw'abandi wishaka kunjyana ahantu wowe ushaka ko nkujyana. Banza usubize iki kibazo. Ayo mafaranga ya Nzovune yakamwana warayabonye cyane ntago wayabonye? Amafaranga ya yakamwana ntayo nariye, nta nayo nabonye. Mbigwakanire unabyibagirwe, nimba utabizi ubimenye.
kubera yuko bikumva se yego ikiguruka kitavuze bakita ikigori sibyo bariya n'inzererezi nta umuriye nabo ngewe ndi umuntu kaze oya sigaho nabari abantu barakomeye ku bwawe barakomera okay reka nkwereke bari abagabo nzabazana no mbibarize kandi ibyo bintu buzasanga ari byo bazabyemeza okay niba kubwira yuko banyoreje amafaranga nkayarya ubwo nzayabishura none niba kubwira yuko ngiye nabari amafaranga ico gihe birumvikana ko ngiye nzaba ndi umujura ico gihe nzayabishura uretse ko nabo nzabahamagarana ariko reka nkumvize kuri Imana sibyo hari ibintu tutajya dutinda mu buzima sibyo hari abantu bita abayesikoro hari abantu bita abakristo kandi nawe urumva waragize umwesikoro yewe nakubyo nyuma yo kuva ikuzimu utangiye no kuza kwesikora hano mwisi dore impamvu mvuga ko nagiye kuzimu ririya zina rya satani ako subundi niba naragiyeho bibafasha ibyo kubimenya reka rero reka gatoya twigarukire muri ibyo ngibyo banzovune akamwana tubareke n'ubundi nibaza hano bazabisobanura neza kandi uzasanga uri mu makosa tugaruka kuri bya bintu by'ikuzimu je ntabwo ndi muri bene babandi ntabwo ndi muri bene babunze ibitsina babandi babunze amabuno babandi basomana ku karubanda oya no ntabwo ariko je ntabwo ariko neye ntabwo ariko neye no twubahane webye bireke reka twubahane utamfatirana ariko ndi kugufatirana gute ibintu ndi kukubwira ntabwo byumvikana wowe ariko abanyamakuru b'iminsi barasinze no basigaye bararana konyage basigaye bararana inzoga ku musego duha urugero rw'uwo muntu w'umunyamakuru wasinze dore Philipite yarasinze dore yavuye no mu buhanzi utabaga Philipite nabi sinamuvuga nabi kandi nta kintu kimigeye mfa nawe sibyo ariko tuba tugomba kubahana reka ibya Philipite tubyorere reka ibya Philipite tubyorere none urashaka iki aka kanya urashaka iki amakuru naguhaye nayaguhaye buretse by'ikuzimu ntago birarangira ariko ko numva wakunze kuzimu buretse gatoye reka ikuzimu niho cyangwa uragira nawe nzagutambikanye oya ntago ari byo nshaka ahabo ikibazo ushaka kubuza kirakira kiti muri iyi minsi ishize bafunze insengero amadini ndetse n'amatorero nyuma yo kuzifunga havutse ikibazo havuga ikibazo cy'umunyamakuru n'umupasiteri Mutesi Scovi yagiranye ikibazo na pasiteri Rugagi ese wowe bira bintu bibona ute so kubwanjye Rugagi na Scovia bara nabateka mitwe jewe mfite amakuru ko Rugagi ngo hari inzu afite kandi ngo iyo nzu ngo ntago ari amasengesho ni business isanzwe imwinjiriza iya mbere ikorerwa nk'ubusambanyi indi ya kabiri buretse gatoya iya mbere ikorerwa mu busambanyi ibyo bintu babizi neza ndabizi neza uzaza nakujyane baguhe service nimba ufite n'umwana ushaka kugira ngo hehe kwaje uzazi ibyo ngibyo ntago ari byo nshaka ahubwo ubifite amakuru ko ayikorera mu busambanyi umva nkubwire icyo ni icyumba cya mbere gikorerwa mu busambanyi mu nzu ya Rugagi icyumba cya kabiri gikorerwamwo urukumva massage uri kuyumva ni ya massage abagore n'abagabo bajyamwo mu byumba ngo bagiye ngo kumazanya imitsi kandi bari gushimisha ya mubiri bari gatana indimi mu kanwa ndetse no mu bibuno turabyemeranwaho ndegukurikiye ikindi icyumba cya gatatu gikorerwamo uburozi kwa kundi aguhamagara akakubwira uti jewe ndakuvura niba ufite indwara z'ubutindi ubukene ndakubyarira amafaranga nkukubire ngo nimba ufite indwara z'uruhu ngo ndakuvura turumvikana ngo nimba ufite ngo sida ngo nawe ndayivura ngo nimba ngo utajya utera akabariro ngo ndabivura ibyo byumba uko ari bitatu by'agaciro byose biri mu nzimwe ariko icyumba cya kane gikorerwamo amasengesho butekwa mitwe mu cyumba cya Rugagi uretse gatoya iyo ni inzimwe ikorerwamo ibyo bintu bingana gutyo ibyo bintu byose iyo nzu uzahana iherereye none bakajya kubwira abantu indahazi ngene muzaze maberiki ahana iherereye niba kabateka imitwe imitwe ngo mwumve ngo Rugagi ngo uriya ni pasiteri se ariko ibibazo mporana nabyo ko ataraza ngo asengere oromoni zanjye se nuko utamwegereye reka buriya umukozi Imana turayisanga dore umukozi w'Imana ukuntu ateye umukozi w'Imana areba aho biri kubera akaba ari hajya aho byabereye niho umukozi w'Imana ajya kuko nicyo kintu aba yaratumiwe none wowe urashaka ngo pasiteri Rugagi azagusange mu byaha byawe ukora asengere abinyereke nibwo nzemera ko afite imbaraga ariko mu gihe ataraza ngo avuge ati we kayusingiye kusengera uve mu busambanyi ukumva yego dore ko ngo uri kirumira habiri guteruka naterwa ibintu nk'ibyo simbizi shaka kubyinjiramo nako nshaka kubyinjiramo ntabwo dushaka kubyinjiramo ariko bari n'abateka mitwe baraje bigira utumana baraje bigira abakristo baraje bigira abapastori turumvikana ariko ngewe ndambiwe buriya bugoryi bafite bwo gufata Bibiliya bakayikinisha ngo bari gusenga Imana ariko so ndiko nta mani baho ko nta nijoro ribaho muri kuza muvuga iki ushatse kuvuga ko wabaye iki
habaho ibyizere biri mu mutima wawe bikumvisha ko Imana iri mu mutima wawe nta Imana urahura nayo kuko nabariya basenga bavuga ngo Imana ngo yampanuriye ngo yakuntumyeho Kayusi buretse gatoya wangigera w'Imana ikuntumaho nkande Imana ikuntumaho nkande tuziranye se kumbone kubwira cameraman se niwe yabikubwiye cameraman nawe namubwira ariko Imana yamuntumyeho nkande nasegiza ko aza kukubwira ngo Imana yamugutumyeho oya tujye twumvikana reka gake yarekana jewe umva mbabwire mwabigorye ndanabiyamye kuzajya muhora muvuga ngo muzimana mukaza mudusinya muduteke imitwe dutanga ibituro mukaturya isambu oya mukatubwira ngo umugore wawe ngo yanze gutera akabariro urukumva mukavuga ngo tuguha umuti ngo igitsina cyawe ngo kikaba kirekire ngo kare kangana gutya akavuga ati ngo waragumiwe ngo umuryango warakwanze ngo ndashaka ko kubigira gutya ngo gakira ngo gakiza gute wombwira ngo wowe hari ikintu uri kwirengagiza wirengagize ko hari abapasiteri Imana yahaye amavuta se ngewe hari umuntu dusha amavuta hari umuntu ariko amavuta ufite ubuntu uvuga nayahe uri pasiteri wowe amavuta agiye ufite ni amavuta y'ubugingo kandi ubugingo ndabufite bwuzuye urishwa neza ko ufite ubugingo mu ikuzimu ufite ubugingo bw'ijuru wowe vereni zirasize uri kuzibona toto manura izo ntoki zawe manura izo ntoki ufite fresheri mu mutwe urumva se wazondetira iki Imana itamaye ko nambaye neza kubibona nawe niyo mavuta uvuga nawe ufite turi mu bintu by'ubugingo bizarokora ubugingo turimo turavuga ku bapasiteri tuvuga ngo bafuze isengero Mutesi Scovia ajyana ikibazo na Rugagi nawe uzana n'ibyo bintu byo kuvuga ngo Verineze ibyo ntago birimo ahubwo reka tugaruke kuri Bibiliya wishaka gupinga Bibiliya ntago nayipinze yego Bibiliya yanditswe nande Bibiliya yanditswe niyande nande nyene nsubiza none se ntago ujya mva buretse gatoya buretse Bibiliya hari abantu bayanditse tujya twumva inzandiko zandikiwe ba Yohana ba Yohana nibo bazanditse ngo abanyatesaloniki ntago mbizi neza ntago mba nabyinjiyemo cyane abanyekoseraniki abanyatesaloniki abaroma urumva gutyo gine je ntago mbizi neza ariko hari abantu babizi neza abo bantu babizi neza rero reka tububahe ubizi ute ko babizi barabizi kandi bajya ko nanjye ubwanjye ubu ngubu nabyuka nandika Bibiliya nkahita ngishyira ku itsiki kayitegurwa ko nanjye ubwanjye ubu nakwandika Bibiliya nkayandika neza bugakigurwa nkavuga ko isi igiye guhinduka buri muntu wese akakira kabona amafaranga twese tukabanaho tungana ariko urumva nta shari nta rwango nta rufuba iyo ngiyo iramutse ari imyumvire yawe ukubyumva ukabicisha mu nzira ya nyayo nta Bibiliya ibaho nta Mana ibaho nta juru ribaho nta n'umukristo ubaho ubyo byibagirwe kuko abiyitaho n'abakristo turumvikana abiyitaho n'abakristo n'abateka mitwe barandiye baramaze ngo bangira ngo bazamvure ngo hormoni ngo baragira ngo bazampe ngo nyashi ngo baragira ngo ngo bazandemere ngo amatuza ngo baragira ngo nzaborere ubukire ngo mbese ngo mbe umugabo w'umumetisi mwiza ko nkiri igikara kubyo nabibwiwe nabeshi kandi bose naje gusanga arabateka mitwe nawe urumva ushaka wari washatse gukora ibintu ndagira ngo ngusengere ngo uhite ubona amafaranga ngo buke ngo uba muri kadasiteri ngo buce ugendera mu ndege no mu modokari ako ibyo bigiye biziga mu tiratira ko bibarundura buri munsi ko muhora mupfa buri munsi ko tubizi neza ikibazo kiri he reka dukorozinga icyo niyo mpamvu mbyeti nta Bibiliya ibaho buretse gatoye reka dukorozinga icyo kintu ngewe ku giti cyanjye nemera ko abakozi b'Imana babaho none nibutse ko babaho buretse gatoye nge nemera ko abakozi b'Imana babaho kandi nawe ndakeka uretse ko uri kwijijisha kugira ngo uve ikuzimu ukeka ko ari imbaraga zawe zatumye uhava ako kuba uvugiye ujye kuzimu uko nabikwiyamye nagiye urya rureba wewe ko ari kumva babimvugaho ko mba nabivuze nabyemeye kandi ariko nta mpamvu yo kubyinjiramo nagiye nyine kuzimu ariko kuba nagiyeho ubize ntago ari imbaraga zanjye n'Imana Imana ibaho Imana mvuga ngewe niri mu mutima wanjye ntago mvuga ya Mana ya indi y'ibyizere cyangwa indi yo mu nzozi none siri mu mutima wawe ni yihe atari yo wizeye Imana ngewe ni uyu mutima niyo nicyo kintu nitwa Imana uyu mutima urimo hano nicyo kintu nitwa Imana Kayusi rwose nawe urasetsa rwose ntago ngusetsa ahubwo wowe wamenyera gusekara yawe ahubwo ni uri kwiseka ntago ndi kwiseka ahubwo reka turebe ukuntu twavugaho bino bintu birangire iriya nzu watusobanuriye ya Rugagi utubwiye ko n'ahantu iri uhazi ku buryo n'umuntu ashaka ibimenyetso wamujyana iriya nzu mubone ya Rugagi irimo ibirozi irimo ubutekamitwe urukumva iriya nzu ya Rugagi mubona irimo rogi yo gusambaniramwo irimo amaturo yandi banyereza bakanyereza imitungo ya rubanda iriya nzu ya Rugagi mubona
irimo ubwesikoro butangaje, irimo n'utumana twatundi tuzimu